benshi mu bakobwa bibeshya ko kugira ngo umusore aguhitemo nk'uzamubera umugore ashobora kugendera wenda ku kimero. Iyo mvuze ikimero ubwo bihita bijyana n'ishimishamubiri. Abandi bagatekereza ko abasore bahitamo umukobwa bazabana kubera urukundo. Nabyo bibaho, ariko burya si cyo kintu cy'ingenzi cyane ku bijyanye n'urukundo. Mu bijyanye na kamere y'umugabo, ibyo bibiri ntabwo ari cyo cy'ibanze. Ndetse kenshi n'iyo umusore abyibeshyeho nawe agahitamo agendeye ku kimero ndetse n'urukundo, ni hahandi babana ariko hakaba hari ibyago byinshi ko batandukana. Abagabo benshi rero muri kamere yabo, baba babizi cyangwa batabizi, ubushakashatsi bugaragaza ko badahitamo umukobwa bazabana bagendeye ku kimero cyangwa se kwishimisha mubiri, ndetse n'urwo rukundo yewe ntabwo rurimo, ntabwo ari rwo rw'ibanze mu bijyanye na kamere. Mu buryo bujyanye n'iyigamitekerereze, ahubwo abagabo benshi bishimira gushaka umugore uzatuma batuza. Umugabo ashobora kugukunda pe ariko ntiyifuze gushyingiranwa nawe, akaba agukunda bya nyabyo, ariko mwagera ku ngingo yo kubana akabyanga burundu, nawe atazi ikiri kubimutera, cyangwa se yanahubuka agafata umwanzuro ku bw'amarangamutima, ejo cyangwa ejo bundi ugasanga yaribeshye bikarangira n'ubundi mutandukanye. Umugabo mushobora kuba muryamana pe, umusore mukaba muryamana, yewe warabaye nk'umugore we, ariko mwagera ku ngingo yo kubana akaramata ntiyifuze gushyingiranwa nawe. Ugasanga umugabo akundanye n'umukobwa imyaka 5, imyaka 10, bakoranye byose bishoboka birimo n'ishimishamubiri, ariko byagera ku kubana reka da ntabyemere. Ahubwo mu gihe gito agakubitana n'umukobwa runaka bakamarana amezi 3 gusa, ejo bundi ukumva ngo yateye ivi, nyuma gato ukumva ni mu murenge, bum, ubukwe bugataha. Uwo mukobwa bakundanye amezi 3, ikintu aba amubonyemo yaburiye kuri wa wundi bamaranye imyaka 10, nta kindi ni icyitwa umutuzo. Umugabo wa nyawe yifuza umugore uzatuma atuza, nta kindi. Umugabo yifuza umugore utazamutesha umutwe, umugore uzatuma atuza mu bwonko. Umugabo aremye mu bintu bijyanye no gutekereza.